kandi Yesu ashimwe cyane bana b'Imana. Ngira ngo murimo murankurikirana uko iminsi igenda yicuma, uko tugenda tugaruka mu kubagezaho ibindi bice bikurikira. Ngira ngo mumaze kumenya cyane banagarukanya amavuta kabisa. Reka nongere mbaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Nkuko bisanzwe ni Jean Paul Kimanuka, ku bufatanye bwa Yesu Nyamamare Hose TV no ku bufatanye bw'umuhamagaro TV JP. Hanyuma tugarutse tubagezaho igice cya 4 kubigendanye n'umwuka wa divorce, umwuka wa Satani, umwuka wa daimoni wahagurukiye ingo, wahagurukiye ababana, umugabo n'umugore bibanira, bikundaniye, barambagizanye, bateritanye. Ikinyarwanda kijya kitugora no kurambagizanya. Bararambagije, umusore n'umukobwa barakundana, bagera ku rwego rwo kumvikana, barabana, ibintu byose barabipanga, bategura umushinga w'urugo. Ariko igihe cyamara kugera, bageze mu rugo iwabo, Satani akaba arabinjiriye. Mbega umwuka mubi, mbega abadayimoni babi. Aba badayimoni bavandimwe, bantu mudukurikirana bari mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, bantu mudukurikirana bari mu Burayi, bantu mudukurikirana bari muri Amerika, bantu badukurikirana bari muri Aziya, bantu mudukurikirana muri Oceania, abantu by'umwihariko bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ururimi rw'Ikirundi, n'umuntu wese ubasha kugenekerereza kumva ururimi. Ndagira ngo mbabwire ko divorce n'abadayimoni bateye ubwoba, n'abamisiyoneri ba Satani yohereje kugira ngo batandukanye ikiremwa muntu n'umuremyi wacyo. Reka rero dukomeze tubagezaho muri za mpamvu zigaragara, muri za gatera zituma umugabo n'umugore batandukana. Iya mbere rwose mwumvise ko ari abadayimoni bahagurutse twoherejweho, ariko reka dukomeze tunababwira amwe mu marembo Satani yinjiriramo, anyuramo, amwe mu madirishya Satani anyuramo atandukanya umugabo n'umugore bishakaniye. Mbese nkuko twabibabwiye mu bice bya mbere, hari abantu biyitiriye izina ry'Imana kandi rwose bagaragaza amazina rwose yo kwitwa abakozi b'Imana, banafite n'amatitre rwose akomeye nkuko twakomeje kugenda tubivugaho mu bice byabanjije. Ariko baragenda badeviya, baca ku ruhande, barabereka, bakwepa ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakwepa amategeko, barangije bihangira imyumvire n'imyemerere n'imyizere bitangaje, bibabaje Imana, biteye agahinda. Ari zimwe mu mbarutso no mu mpamvu zituma abashakanye batandukana. Rero mbese abo ni abakozi b'Imana Satani ashobora kubagira inzererezi. Reka rero dukomeze. Divorce mu bashakanye, imwe mu nzira yagutse Satani arimo kuyoberezamo imbaga nyamwinshi muri iki gihe. Nta robanure, nta kinya. Uwo ari we wese dore amaze gucanganyikisha abiyita abakozi b'Imana, amaze kuvangavanga. Gucanganyikisha no kuvangavanga abiyita abakozi b'Imana. Bamwe yabibagije inshingano zabo, abandi abibagiza amahame agenga inshingano zabo. Mbere yo kuzinjiramo bapfuye kwirohamo nk'abiroha mu nyanja. Menya amahame akwiye kugenderwaho kugira ngo umuntu yitwe umukozi w'Imana. Mbese urayujuje? Mbese bamwe bakuyobora, bamwe baguhanurira, bamwe bagukuriye mu itorero ubarizwamo, barayujuje? Niba abakuyobora, abaguhanurira, abagukuriye mu idini ubarizwamo batujuje aya mahame tugiye gusoma hasi, menya ngo wakurikiye Satani, kuko abo bose ntibazi Imana. Niba kandi uri umwe muri aba bakozi
biyitirira izina ry'Imana, menya neza ko wicukuriye urwobo rw'ikuzimu. Reka tubanze tubahe umurongo w'ijambo ry'Imana. Petero, urwandiko rwa Petero wa mbere, ibice 3, umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Dusome Petero, urwandiko rwa Petero wa mbere, ibice 3 n'umurongo wa 7. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Turakomeje dusoma ibice 3 n'umurongo wa mbere. Mwuka byaramwe turasoma imirongo 13 yose hano, kugira ngo murusheho kumva ibintu, inshingano twagiye duta, cyangwa se inshingano abantu bagenda barengaho, zikabakururira mu rwobo, zikabakururira mu nyanja, zikabakururira mu mwobo muremure witwa divorce, gutandukana k'umugabo n'umugore. Ikindi, ibi bintu iyo utarabisomerwa cyangwa se iyo utarabyiga ngo ubyuzuze, iyo uri umusore cyangwa uri umukobwa ukajya gushaka, ukajya kurongora cyangwa kurongorwa, utarabikurikiza, utarabyigaho, nyaboneka jya umenya yuko uba ugiye kwiyahura. Iri jambo turasomye umurongo wa mbere. Iri jambo ni ryo kwizerwa. Umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe adakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo aba umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba, kugira ngo atikakaza akagwa, agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze, kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Kandi n'abadayimoni nabo nuko bakwiriye kuba kandi n'abadiyakoni nabo nuko bakwiriye kuba abitonda, batari interenganya, cyangwa abamenyereye vino nyinshi bakifuza indamu mbi, ahubwo bakomeza ubwiru bwo kwizera, bafite imitima itabacira urubanza. Bakwiriye kubanza kugeragezwa, maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. N'abadiyakonikazi nabo nuko babe abitonda, abatabeshyira abandi, abadakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Abadiyakoni babe abagabo b'umugore umwe, bategeka neza abana babo n'abo mu ngo zabo, kuko abakora neza uwo murimo w'ubudiyakoni bibonera umwanya w'icyubahiro mwiza n'ubushizi bw'amanga bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. Amina. Mbese koko mwene data, reka nkubaze wowe mugore, wowe mugabo, ese ujya wibuka ko mu bakwigisha cyangwa abakubwiriza harimo benshi batabifitiye uburenganzira? None se abo bakorera nde? Ariko se mwebwe mufite inshingano, mwibuka ko mukora inshingano mudafitiye uburenganzira? Ese mwibuka ko muyobya benshi kubw'uko namwe mutabashije kuyobora ingo zanyu? Muzahembwa nande? Mbese ubundi mwese mukorera nde? Mbese ntimumaze gutunga abagore benshi? Ese ubwo muzageza kuri bangahe? Mw'abagore mwese mumaze gutungwa n'abagabo? Mw'abagore mwese mumaze gutungwa n'abagabo bangahe?
ariko dore kuko mwamaze kuba inzererezi mwabaye indara aho bwije mwiyambika uruhu rw'intama kandi muri amasegarya. Yesu araje bidatinze, icyababera cyiza nuko mwahindura ibyerekezo kuko amazi si yayandi. Tinye icyaha n'igisa nkacyo, wihane, Yesu aragukunda. Reka abavandimwe tubibutse, ibi byose tubisomye cyangwa se ibi byose tubibabwiye mu gihe twabiteguraga, Imana ari kumwe nawe, no mu gihe tubibagerejeho Imana iri kumwe nawe, kandi tuzi ko Imana izakomeza kubana nawe, ndetse tuzi yuko mu byo turimo tubabwira harimo impinduka zikomeye cyane zizabagaragaraho ubwo muzaba mwemeye kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga, ubwo muzaba mwemeye kugaruka, ubwo muzaba mwemeye guhindukira. Imana izabana nawe. Reka twongere tubasezereho, tuzasubire mu gice gikurikira cy'ubutaha. Ibuka gusangiza abandi ubu butumwa bwiza, kandi utwandikire kuri WhatsApp kugira ngo nubishaka ibi bice byose uko ari 7 tubikoherereze, bitari ngombwa wenda ko tubikurikirana kuri YouTube. Intego yacu nuko uyu mwuka wa divorce waranduka mu bantu. Nimero ni yayindi, guteranya 2 6 9 7 4 5 0 4 5 8 2 5 0 9 7 4 5 0 4 5 kandi nimero nanone mwatubonaho ni 0 7 8 28 20 13 ndasubiramo 0 7 8 28 20 13. Mwari kumwe na Evangeliste Jean Paul Kimanuka. Turabakunda, mugira amahoro y'Imana. Indahiro sisinyatira.